nyine arashaka ko bwihuse yubahiriza inama y'ubuheje byemere nyine kuko dukora ubu ntabwo mwaryamye na teta ntabwo mwaryamye ntabwo waryamye na teta Gabi mara yusoko utaye wamwishe yapfuye ntiyapfuye ndakubajije subiza we yapfuye ntiyapfuye ushaka umwana wawe uko nda yapfuye ntiyapfuye ndashaka kumenya ibyo nakubwiye wabikoze kuko utwaye imbere unyanyomba umwana wanjye nari kumubona umwana wanjye yagiye kuva umutima ndi kukubaza ibyo twapanze umwana sinamusigaranye tuza rero araryama ndagira ngo nkubaze ngo byakunze ntibyakunze ndashaka umwana wawe byakunze uranshaka ndakunoboramo ijisho ndumva ndakwica urubozo wowe ndakukuramo inzara ndakubajije ngo ubu ugenda ahereye misiyo wayikoze ntiwayikoze we wayikoze ntiwayikoze umwana wanjye nkorera imbere ahubwo urukuntinza ariho ubundi gira vuba sawa reza nanjye ndeba abana bitesha Sauda banguka bamusoza sha biteze mubera neza ariko siko mubera neza ariko winini biteze witwa nde vuga cyane Sauda oya yarasaye ari ku miti yaramaze neza nasugiye kuma imari rwa oya ariko ni inkorora sawa nitwa Moses Moses ariho noteza fresh bisa kose nta kibazo sawa ngo ngende ujye gusaza ibindi tunganye cyo wamubonye ahubwo dutuvuga twihuta mbwira nyine si Venus ndazire ya ariko 2020 bisara sinaguhaga 10 barakubeshye ndarenza hirinda usa gutya hako hari uyu mutandukanye n'abandi bose wabonye buriya rero umpamagaye ndikanga ko ntaho byari bisanzwe nibaho ikintu cyose gitumye umpamagara ari ikintu kidasanzwe ngo bimeze bite nkuko bivuze ntago ari igisanzwe rwose senguka iyo murebye ko mbona uri umugabo mwiza umugabo w'ibitekerezo gute mwatinyutse kunkorera ubugome bungana gutya gute se Naomi ubugome twakora n'ubwo bimeze bite Naomi ngoga nubwo aho banderaga bari abakene naryaga iby'abakene nkaryama nafite amahoro y'umutima ariko aha mbona buri kimwe nta mahoro y'umutima mfite mwazaga kunkura hariya mujyanaye ko mwari mubizi ko munzanye mu kuzimu ngo Naomi ntabwo ndi gukumva ngoga ntabwo wakumva urwego nsigaye nkwanga narakubonaga nkabona uri umugabo w'ibitekerezo nkavuga umugabo wanjye afite pare w'ibitekerezo w'imico myiza mana yanjye utinyuke munzane mu kuzimu nk'uko ariko nawe ndikumva ushaka kumbwira ngoga urusurwa ni ukuzimu ngo guhera ku munsi wa mbere narwinjiyemo
kugeza uyu munsi nta cyiza kingana n'agatonyanga mu nyanja nigeze mbonera muri uru rugo. Ese ubundi nkubaza, Roje umugabo wanjye wabereye paro uramuzi neza? ubwe aherutse kumbwira ngo ntunzi, weho turabana ariko ntunzi, nendaga ngo nkubaze wewe wamubereye paro uramuzi? None nubwo ntumishe neza ushaka kumbwira umbwiye ngo urugo ni kuzimu gusa cyane kiza umva nkubwire ahubwo mbwira amake n'ibihumbi 50 ariko urabona umva we aracyarakana arasa neza umuntu utose utemye itoto gutya uri uratinyuka ngo ndaguha ibihumbi 25 n'ibihumbi 50 ikiri kuri nimero yawe no bane byihorere gere kandi sosoreka n'ibihumbi sengani manje wari wabikoze neza njyewe ntukajye upfobereza uyu mwana arahiye iyi ni imari original none suri mu buki nuse we ntwabibonye ni ibihumbi umujyana hese mwese ndamusiga ni ibihumbi 50 ubwo urashaka ko tubikora kandebe imiturire kane gatanu nta kibazo ngaho genda umva reka nkubwize ukuri nayo ibihumbi 50 byose ako wentu nabibona jemba naguhitiyemo nagenda ni cash impereza kuri mu mwana ntacyo bitwaye ntacyo kanguye kamushyira 30 nawe umva reka nkubwire nibumbi senkane twere gupfa gusa bidakunda reka nkubwire rero soso sibyo ngiye ureke duhite dushwana nta kibazo ngaho reka umva reka nkubwire nje mba natanze mba nje nyunyeretse imari ukanyeretse umwana mwiza nese erega hati mba naje sinemeye kukongeraho 20 ibihumbi 30 ngiye kugwa ni make mba nahebye nje mba nahebye mba nasho akiri yindi 10 nari basi ngabanyiriza nyine nk'umuntu mukunda byumva kuzimu nako gushaka kuba ari kwiza sinzi icyo nahita nk'umuntu mukunda byumvishije bivuga ko hari bitagenda kandi bifite ingufu. Mu by'ukuri rero ngende ku kibazo nshatse gusubiza ikibazo umbajije, urambajije ngo Roje uramuzi neza? Njyewe ubwanjye yarambwiye ngo simuzi. Weho uramuzi? Ngamba barambwire ni we muntu numva ugiye kumbwira Roje bambwiye ko ntamuzi. Ngambwira weho uramuzi? Naomi, mu by'ukuri Roje ntabwo muzi cyane. Twajyaga duhura nyine hano muri quartier tugahura ukabona umugabo mwiza nanjye akambonamo uko namubonye tukaganira rimwe na rimwe tugasangira, ariko ntabwo ari inshuti yanjye ariko ntabwo yari n'umwanzi wanjye. Icyo mvuga ngo uracyumva? Ndabyumva ubwo yari wa muntu uraho. Twarahuraga nyine tugasangira tugatahana, rimwe na rimwe nta modoka mfite akanjyana mu rugo akangezayo, nanjye nyifite nkamushyira hano mu rugo. Noneho urumva hano yarahaguze vuba, yari umuntu uje muri quartier agomba gushaka kamwe inshuti bashobora kuza bagomba kubana byanze bikunze ko nta muntu wabo honyine. Ndabyumva. Ariko hataramara igihe kinini nibwo ambwiye ati njyewe rero ndashaka kubaka urugo. Ati kandi hari nsanga nta wundi muntu ugomba kumbera pare. Ati niwe rwose niwe naje hano turahuzamo mu gihe gito mpamaze, ntugomba kumfasha. Nakubonye umugabo w'ibitekerezo nk'uko wabivuze, nakubonye umugabo w'inyangamugayo, nakubonye umugabo umuntu yakwegera akamugira inama. Nta kibazo, urumva ntabwo umuntu yagusaba ikintu nk'icyo ngicyo kukimwangire. Ku munsi wo kujya ku murenge
ndabyibuka twageze ku murenge basaba babandi bagomba kumusinyira uko umuntu agomba gusinyirwa n'abantu ngira ngo ni 3 yego mu by'ukuri yasabye umuntu waza akajya ku ruhande rwanye ku ruhande kugira ngo bamusinyire kumubona hafi ngo birangora ajya nkubwire ko n'abandi babiri bamusinye aho ngaho yarabishyuye kwiki yarabishyuye pe kwiki urumva muri make nuko muzi ntabwo muzi byimbitse mana ngo urangije umujyi nyuma muza kura hariya hantu ngo nze mubere umugore umuntu w'ingegera nk'utegera n'abantu bamusinyira amusore Naomi amusore Naomi amusosore amusore ya Roger Charine karibu gusa ngo karibu wawe umeze gute muraba umeze ute savanda mwadusuye nabasuye nanze kunyura ku rugo ndabona bebe biri gute umeze neza urakomeye nta kibazo okay ha nse yicara nese asante murugo se madame ameze gute madame Savara aho Chidi wamaize mwitonze Baby shaka amazi yo kunywa akonje nanjye nyuze hano ariko muze wambabariye ngewe soso uranzi iyo mvuze mba navuze musenkane zanjye zimpereze kuri telefone hari ikindi shikundi genda akongeze mbase ukore 3 hari ikindi niba utabishaka nabikora tunga situbirisa nk'ibizi venisake goko kunyicira mu mibare ariko uremera kuriya mwana nta muntu n'umwe uramuveye ukari wowe wenyine ugiye kumupfundura unanteye ubwoba ngararwaye ni ukwitonda urabona zitamwishe itari zo zamugize yese ko ari gripe arwaye gripe ubwo bamugiyeho ndabazi mane uriya mwana wapi ejo bundi yarasohotse ejo bundi namutumye kuri boutique bitewe n'ukuntu ari mwiza umutipe nsanga yamunize gutya mpita mutabara ashaka kumufata ku ngufu ya mukobwa ni mwiza uzana baririza mane gira vuba ni bangira bifite uhiriza amafaranga uri kumva arakongeza kandi kamwe java kandi wirangije kwitegura urabizi kari bunyongeze ahubwo ubwo ni uri bunyongeza aho inde umva ngiye urabizi urwego ndiho kirano yani muri kugira abantu ariko 50 menshi kuri pe nuko nyine ari gitono ari icyuki arananyongeza kiraho bantu yaje kuri message injira kandi nawe urabyumva yaranje kubitunganya sonda ya Roger naho ndi buriya umugore ni ikiremwa kigoranye kubana nacyo ariko kandi gishobora kwihanganira mu by'ukuri iyo umuntu yashatse burya abagiye kubana n'umuntu bataziranye abagiye kubana n'umuntu atazi mu bwana ahubwo bahuye mu mwarahuye mukuze niyo mpamvu rero ushobora kugenda ugasanga afite ingeso wowe ubwawe utashobora kimwe nuko nawe yaza agasanga nawe hari ingeso ufite
nawe atashobora. Ariko ibyo byose pamoja no kwihangana mukabana neza mu mahoro. Njero inama nakugira, buriya kuba pare w'umuntu ni nko kumuvandimwe we, ni kumujyanama ukuba hafi mu bintu byose uhura nabyo. Ntabwo nakwishimira ko wasenya, ntabwo nakwishimira ko sinakwishimira ko n'ubushongore n'ubukaka bwawe n'izina ufite roje iryajya dawuni kubera ko rishyizwe hasi n'umugore cyangwa se hagati ya mwemwe, kuko burya ngo babiri baburana umwe abayigiza nkana. Ese nkubaze roje, ubu ngiye muri uru rugo rwanjye ni ukuvuga ko nta mpamvu n'umwe naba mfite cyangwa yaba ihari yatumye njye hahora amakimbirane, cyangwa nuko nanjye nihangana? Icyo ushatse kuvuga ni iki? Nshatse kuvuga nti nkuko natangiye mbikubwira, ntaziranye zidakumanya amahembe. Bivuge uko nasitera ku gikombe mu nzu niko nabwira umugore ngo kuki gikombe kiri aha ngaha, kuki ngiye ntagikuraho. Reka twari kwirirwa tubijyaho impaka cyane, sibyo? Ndagushimira mbere na mbere ko wambereye pare wanjye, wambereye pare mwiza, kandi n'ibyo ngibyo ndabikubahira, uri umuntu wanjye. Ariko ndagira nkubwire ngo uko amasura yacu adasa nako n'imitekerereze yacu idahura. Rero no kubaka urugo ntabwo rugomba guhura, urwanjye ntabwo rugomba guhura n'urwawe kameme. Icyo ni ikintu ugomba kumva. Ibyo guca bugufi byo ndabyumva, nkumva ari akantu keza, nkumva umuntu yagakora. Ariko ni ku mugabo nkawe utari umugabo. Ariko umugabo nyamugabo akunda kuba ari umuntu uvuga ijambo, uvuga n'icyo gukora, yes kigakorwa. Rero ibyo kwirirwa umgira inama, ese ubundi ubuzima bwanjye bwahise wabubuze? Reka nkubwire, nta nubwo ari ngombwa ngo tujye mu bintu byinshi. Ndumva umugore wanjye bisa nkaho hari byinshi yakubwiye. Nge rero ni ngewe, sibyo? Ngoga ndi umugabo mu rugo kandi nzahora ndi umugabo wanjye, sibyo? Rwose ikintu cyo kungira inama ushaka ukireke, byibuze byo kumbwira ngo nzajye nzankorope mfukame mpanagura imyenda ntera imyenda y'umugore, no, byo ntago ari nge bibarizwaho. Ntabwo nkawe mugabo mwiza usenga uzi no guca bugufi, rwose pe ndakwinginze jya ufata umugore cyangwa se buri mugore wese uhuye nawe umufata umujyane muri dushe, umwuhagira, umwoze, uzubaho kurushaho, sibyo? Ariko ibyanjye bireke. Roje nuko mfata, ntabwo akaba mbwira gutyo, kuko gusa n'inama nakugiraga. Ariko mu gihe waba ushaka kubaka urugo ruhame, muzabyara abana, mugire mubahe n'uburere, habamo kwihangana no kwihangana. Wakoze. Roje, keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all be okay. Naye ntekereje nsanga bidakwiye. Wampaye umwana nkamugufasha ugakora utamufite. Mwana wanjye ntabwo namugufa. Ntacyo ndamutwara. Mbabarira. Uri kukavuna. Mabuja. Uri kukavuna kana hagarara gutya. Basi reka magare, ariko umwana wanjye ntabwo namugufa. Ndagafatira mu ntebe none wowe n'umara. None mu ntebe ngewe nguma hano hanze ujyana umwana wanjye mu nzu. Nese ubu hari icyo namutwara. Uyu mwana yaranze.
Nise ubundi ahubwo wa mugabo byakugendekeye bite kugira ngo umugore agusigane umwana? Ibyanjye n'ibirenge Byagenze bite? ni inkuru ndende y'ikugeza bwakirabuka ubu ndeba asa gutya Imyenda ubu wambaye. ndeba asa gutya ni ukubera ibi byose. Kibaza kana uri kukavuna akuye umugore nta nimbu wagira akantu k'amezi. Uyu mwana umubanya kuri Yamusize ari uruhinja noneho rubizi. ubu ngubu Mana yanjye. imba ndi kumera gutya isuku nk'uko nahoze sibyo imba ndi gucunganwa n'uko njya mu gihe nje nk'uko nguko ukangirira neza ukampa akazi nkagakorana n'umwana wanjye nta kibazo ariko ibyo kumuguhereza byo ndakwinginga ahubwo reka Hoya mbwira mama we yagiye. yarantaye Yifashe gutyo gusa aragutata n'umwana. Mana we nta n'umukandara ugira. Ngambabarira rero ndi umubyeyi urabibona. Nkuyu mwana mbe mukwakiye ukorera amafaranga. Ntabwo byakunda gukorana n'umwana. Kuba nemeye kukwakira n'ubu umwana nkaguha akazi nuko numva mfite ubumuntu mu mperero mu gufasha. Ntacyo mugira pe. Niba ariko umuntu asuje agasanga urakoropana n'agahinja kangana gutya. Ko ntari keza akose. Ngakoropa vuba vuba. Nusoza umbwira. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. Mabusha I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Wasoje? shoje neza umwana Hano kizemo utwenda twe. Kizemo n'impuza n'imyenda yawe uzajya wambara. yego se Yego. Ni ipantaro harimo n'ishati munsi. Noneho buri wa gatanu. Haguruka humura. Haguruka. Buri wa gatanu ujye uza gutwara amafaranga ujye kumugurira amata. amafaranga cyangwa akazi Buri wa gatanu ujye uzana ngo amafaranga ujye kwishyura amata y'umwana. N'ikindi kibazo uzajya ugira uzajya umbwira. Nkabona none umuje guhereza umugisha tubusangire nta kibazo. Ko uyu mubyeyi si undi umugore nk'uyu mubi wamukuye. Umugore utinyuka kubyara akiyambura uruhinja. Ariko ahari humura nta mugisha azagira. Ngabanza wambara iyo shati nziza udahekera umwana kuri iyi isa nabi. ariko umwana wanjye arabimenyereye Hoya ari kwambara. dore utu twose n'abantu bagenda Kwa gatanu uzasanga namuguriye n'ibigoma bishyashya. Ngaho mbara iyo shati. ujya uramemba cyangwa ujye mu kigero kiyo kuri no myenda Oya ndaguha n'amafaranga rwose nta kibazo. Ntabwo umwana bamuhekera ku bintu bisa nabi. Ubusa ahubwo ufite isabune yo kumufurira. ubu se umwanya wo kumbaza isa no kumumesera ngewe nguruko nambaye bimeze gutya Ngatega ariko umugongo. nyine ubu ngubu kuva Nese uzi kukihekesha. ndabizi Mana yanjye ngatega umugongo muhekesha. Tuba tuvuga mu isi ibibazo tutarabona. Shusho wabonye atike kiryamire gutya ariko n'izuba ryinshi. Mana yanjye. umenyereye Imana ahantu ivi nimba irebe ikareba abantu izahana uyu mubyeyi pe. Ngaho jisho. Kure ku zuba hekera mu gicucu. byamufite wagira ngo turagumana ubuse ahantu ngiye urahazi Mbabarira. shami wanjye nakura sanga ubwira aya mateka
oya humura azakura kubera Imana nese ubundi nta na bene wanyu ugira cye bashiki bayo ngo bahuye umwana bamufate bijyanye n'ibirebire ubu umeze gutyo ntabwo nabona ahantu mbihera sibyo nta mushiki wawe ugira ngo uzamumushyire cye mama wawe akiri ntukajya ugatwara ku zuba we nujya wumva ufite amafaranga ko naringiye yo ihangane kanyabangukanye wabuja Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. What is Uko nasumaye menshi nta kibazo ugenda uguremo ibintu byose ukeneye ujye ugura n'isukari ugakorera igikoma dore n'inkweto zawe ese nanjye bineza neza biranyishe ntabwo inotoshe nyivanye hano ndayitwarira ngagenda wa gatanu uzabyibuke murakoze ngaho genda oya ntabwo nabyibagirwa kugaburira umutembi se numva ikigiye kuba wikoze ariko iyo myenda uyikuremo ujye wambara iyo nguhaye murakoze ku wa gatanu nzaza nambaye neza yego ngaho genda ariko ibibazo biragwira ayungu I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on